ahagutse n'ahanje nawe. Mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje, duciye bugufi data wa twese wo mu ijuru, tuguhesha icyubahiro, tuguhimbaza yuko uri Imana ikomeye kandi uri Imana itangaje, uri Uwiteka Mana nyiribihe, uri Uwiteka Mana y'imbaraga, uri Uwiteka Mana ishobora byose, uri Uwiteka Mana y'agakiza kacu, murengezi wacu, mutabazi wacu. Ongera uhabwe icyubahiro kuri Ahagutse muri aka kanya. Uwiteka Mana nzima, nongeye gusabira umuntu wari wese utuninzi kuri Ahagutse aka kanya n'ibihe bizaza. Uwiteka Mana kugira ngo umugisha kandi uvugane n'umutima we mwami. Uwiteka Mana uwaruboshe umubohore, ubabaye databuja umuhumurize mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Urwaye umukize Uwiteka Mana yacu, uwambaye ubusa umwambike, ubabaye umunezeze, umuha amahoro yo mu mutima. Uwiteka Mwami Imana yacu, Uwiteka Mwami wabuze aharara, wabuze icumbi, Uwiteka Mana yacu umucumbikire. Nukuri hari abantu hirya no hino baguhamagara bagutabaza muri aka kanya Mana yacu, ndakwinginze kugira ngo databuja ubatabare. Abari muri gereza Uwiteka Mana ubafashe, abarenganye cyangwa se abarimo kubera ko bakoze ibyo bakoze Uwiteka Mana ubabarire. Nta muntu numwe umwami Yesu ugisubiza inyuma. Nuko ndakwinginze gitari cy'amahanga kugira ngo aho ku isi yose aho abantu bari bumva ikinyarwanda, haba mu Rwanda iwacu, haba mu bari muri diaspora mu mahanga atandukanye, haba i Burundi ni Kongo, haba Tanzania muri za Kigoma na Ngara, haba Uganda muri za Nkore za Kabare n'ibifumbira, ahariho hose Uwiteka Mana umuntu wumva iki kinyarwanda umuhe umugisha, atunize kuri yicano kugira ngo ntasubireyo nkuko yaje. Namara kuba afunze kuri yicano amaze kureba Uwiteka Mana yacu ubuzima bwe buhinduke, kugira ngo amenye yuko Uwiteka Mana yanjye yuko uri Imana ibera hose icyarimwe, yuko uri Imana ikoresha abo wahamagaye, abo wasize Uwiteka Mana ishobora byose. Kandi Uwiteka Mana reka uhaje akuzi akubaha yongera kunezererwe Uwiteka Imana ishobora byose, kandi uhaje atarakumenya akumenye. Ibyo ndabyizeye mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Komeza uturinde, uturengere, udutabare, udukize, uduhembure Uwiteka Mana, utuyobore mu nzira zo gukiranuka kubw'izina ryawe. Urakoze kongera gusubiza imbaraga mu bugingo bwacu kubw'izina ryawe Mwami Imana yacu. Habwa icyubahiro. Reka ibyo ushaka ari byo biba kuri jewe, reka ibyo ushaka ari byo biba kuri Ahagutse, reka ibyo ushaka ari byo biba kuri buri muntu wese Uwiteka Mana yanjye utuninzini. Icyubahiro ni cyawe nanone n'iteka ryose. Amen. Murakoze rero, ndibazaho muri uyu munsi ni kuri Noheli, ahantu hose mu mahanga menshi abantu barimo barizihiza Noheli, basangiye imiryango imeze neza. Ariko hari n'abandi nabo badafite imiryango yabo, hari n'abandi babuze ibyo kurya, hari n'abandi babuze ibyo kunywa, hari n'abari kwa muganga, hari n'abari mu ntambara, hari n'abababaye. Abo bose ndabihanganishije, abishima nishimanye nabo, n'abababaye nifatanyije nabo mu kababaro kabo, kandi mbatabariza Imana yo mu ijuru ngo ibatabare kuko ariyo ishoboye byose.